turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabona muvana ibisobanuro byabyo ubu ntibikiri kure yanyu. Nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo Mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri Radio Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera. Murakoze Monsignor kuri aka kanya muduhaye mu kiganiro turi mu rugendo. Turi mu rugendo ni ikiganiro cy'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, ikiganiro gifasha abakristu ndetse n'abatari bo kugira ubumenyi cyane cyane ku bibazo bimwe bibaza bijyanye no kwemera Gatolika. Iki kiganiro rero twagiye dufata ingingo zitandukanye, twaganiriye kuri misa, tuganira ku ndangakwemera, tuganira kuri Bibiliya ntagatifu n'ibindi bitandukanye. Ubu tukaba dutangiye kuganira ku bijyanye n'umuryango. Rero ngo mbere ko namwe dutangira kuvugana, kugira ngo namwe mufashe kuri iki kiganiro turi mu rugendo kugira bimwe bagenda basobanukirwa ku bijyanye n'umuryango, kugira ngo mubanze mwibwire abakurikiye iki kiganiro turi mu rugendo. Murakoze, nitwa Casimir UWUMUKIZA, ndi gisonga cy'umwepiskopi wa Kigali, nkaba ndi n'umunyamabanga mu rwego rw'igihugu wa komisiyo y'umuryango. Murakoze Musenyeri Casimir, mutubwiye ko mukora muri komisiyo ishinzwe umuryango. Ni amahire kuri twebwe ko uyu munsi tugira ngo tuganire ku muryango, wenda turibuze gutangira ku ntangiriro, ariko hari bimwe mu bibazo by'ingenzi tugira ngo muze kudufasha gusubiza cyangwa se no kumva Abanyarwanda dukurikiye mu kiganiro turi mu rugendo. Muri iki gihe, uretse ntabwo ari muri iki gihe gusa, bimaze igihe mu Rwanda, ku isi abantu baragenda biyongera, ku buryo ibihugu byagiye bifata ingamba zijyanye no kujyanisha ubwiyongere bw'abantu ndetse n'imibereho yabo. Bamwe batangira kuvuga byo guteganya imbyaro, bakabikora ku buryo butandukanye. Ndagira ngo mutubwire nkamwe Kiliziya Gatolika mu Rwanda mu bijyanye n'umuryango, muratanga uwe musanzu wo gufasha isi kujyanisha ibitunga abantu ndetse n'ibijyanye no kubyara. Murakoze, ni ikibazo kuko kigaragara. Ubona ubukungu abantu bafite, yaba mu miryango yabo bisanzwe, yaba ubukungu bw'igihugu, ukabona bitajyana n'ubwiyongere bw'abaturage. Kiliziya Gatolika rero kuva kera ntabwo yafunze amaso kuri icyo kibazo, nayo irakibona, nk'uko ibihugu byinshi, za leta nyinshi ndetse zose zishyiraho ingamba, na Kiliziya Gatolika ikomeza kwibutsa abafatanyabikorwa bose, kuko nayo ifite inshingano yo kubwira zaba za leta baba ibihugu umurongo wayo, ndetse ikanabashishikariza koko icyo gikorwa cyo gutekereza ku bwiyongere bw'ubukungu bw'imiryango, bw'ingo. Muri urwo rwego twavuga ko mu mateka ya Kiliziya Gatolika nko muri 1966, 1966, nyuma hasohotse ya nyandiko Humane Vitae Paulo wa gatandatu Papa yasohoye, yashyizemo ibintu by'ingenzi twanaheraho tugaragaza uruhare rwa Kiliziya. Iyo nyandiko yitwa Humane Vitae, ubuzima bwa muntu. Ikintu yagarutseho mbere na mbere na Kiliziya Gatolika mu Rwanda ikomeza gutsindagira no kwimakaza umuco wo kutikunda. Bishaka kuvuga kumenya gutekereza abandi mu buzima bwacu, kuko burya ikintu cya mbere gifasha abantu batuye isi n'abantu yenda begeranye n'abakristo muri rusange
no kumva ko ntari njyenyine, turi umuryango, Imana yaturemye turi umuryango, izatugiza turi umuryango. Ntabwo waba ushonje waba uraye ngo nanjye numve nishimye. Hari umuco ugenda ukwira muri iyi si wo kwikunda, wo kudasaranganya. Kiliziya rero niwo muti wa mbere itanga, kwigisha abafatanyabikorwa, yaba ya miryango mpuzamahanga, yaba Kristo muri rusange, kumenya gutekereza abandi no gusaranganya ibyo dufite. Ngwaye nk'urugero, nawe warakurikiye amakuru mu myaka yashize bigeze gutanga icyegeranyo kigaragaza ko ngo abantu hafi batageze ku 10, ubaze 1, 2, 3 kugeza ku 10 abakungu ku isi ngo bafite hafi 90% by'ubukungu bw'isi. Abantu 9 gusa bonyine mujya mvumo bandi bakomeye cyane bahembye nka za Facebook, abantu bakora ibintu byinshi binyuranye, inganda zikomeye, Bill Gates n'abandi. Ukumva se abantu 9 gusa babikubiye ubukungu 90%. Ubusaje umuco wo gusaranganya no gutekereza abaciye bugufi no gutekereza ibihugu bikennye. Urumva umuganda wa mbere kizitanga ni ubutumwa ihabo bose, ariko ntabaciye mu ijambo. Noneho ibyo ngibyo nyine byo gusaranganya biraza kudufasha gutera ibijyanye no guteganya imbyaro no gutuma abantu babaho neza. No kugira ngo dukemure ikibazo kivuga ngo cyo mu mitwe y'abantu benshi ngo kubyara nicyo kibazo, umwana agahinduka ikibazo, agahinduka umuzigo ku bantu benshi. Ugashyiraho na za gahunda mujya mwumva zimwe na zimwe ngo zo gukuramo inda, utashatse ukaba wamukuramo. Urumva ubutera mu bantu umuco mubi, kandi ubundi wabubakamo umuco mwiza wo gusaranganya ibyo bafite no gutekereza abandi. Mpereye kuri iki kibazo kugira ngo tuze kugira muri ya gahunda Kiliziya Gatolika yitwa y'ubusugire bw'ingo, guteganya imbyaro hakoresheje uburyo bwa kamere, kugira ngo tumve ko atari cyo gisubizo cyonyine. Hariho no kwimakaza umuco wo gusaranganya, gutekereza abandi, kuko bituma byongera ubukungu. Ikindi kintu cyongera ubukungu rero ni ikihe? No gufasha abantu n'ingo kuzigama, kongera umusaruro, kwakora udushinga tubateza imbere, bityo ntago abana baba ikibazo, kuko abantu bagenda bongera imbaraga n'ubukungu bwabo no gukora imishinga no kuzigama nk'uko mbivuze. Mpereye aho kugira ngo tumve ko nacyo ni igisubizo cyiza, nicyo mpereyeho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, utese mu buryo bufatika noneho mwebwe hari gahunda mugera mushishikariza abantu yo guteganya urubyaro, kubyara aho bashoboye, nicyo wambazaga. Iyo naho gahunda irahari, Kiliziya yise ubusugire bw'ingo. Ni gahunda ikomeye ya Kiliziya Gatolika, imaze igihe mu bihugu byinshi, no mu Rwanda yarahageze. 1945-47 batangiza iyi gahunda yo guteganya imbyaro ku buryo bwa kamere. Kubera iki bahita guteganya imbyaro ku buryo bwa kamere cyangwa kubyara abo ushoboye kurera ukoresha uburyo bwa kamere? Nuko yubahiriza uko Imana yaremye umuntu, ubundi ikagira ite, ikarengera ubuzima, ikimakaza n'umuco wo kurengera ubuzima. Wa wundi urwanya wa muco mubona muri iyi minsi wateye wo kwica ubuzima, gusenya ubuzima, ukiri no mu ntangiriro. Niyo mpamvu Kiliziya ikomeye. Ni gahunda ya kera ikomeye, ariko Kiliziya yafashe no mu Rwanda ishyiramo imbaraga, gahunda y'ubusugire bw'ingo bakunze kwita agisiyo familiale, nabyo ntacyo bitwaye. Iyo gahunda iteye ite rero, cyangwa umurongo wa Kiliziya ifata kuki ikomeye kuri iyo gahunda yo guteganya imbyaro ku buryo bwa kamere? Ikintu cya mbere bigisha abantu ni ubwishingire bwa kibyeyi. Ubwishingire bwa kibyeyi bishaka kuvuga iki? Kubyara abo wishingiye kurera. Wowe mubanje gutekereza, bande umugabo n'umugore babanje gutekereza ku iteganyambyaro ryabo, nk'uko iyo nyandiko ya Papa ibivuga ngo abashakanye bombi nibo mbere na mbere bazabazwa imbere y'Imana iteganyambyaro ryabo. Bishaka kuvuga bombi baratekereza, bagakora nk'uko ukora iteganyamigambi ryawe ry'urugo rwawe, bagatekereza bati harya ubundi ubukungu dufite ni ubuhe, ubushobozi dufite ni ubuhe,
ese ubuzima bw'uyu mugore cyangwa bwanjye w'umugabo bw'abana nabya yenda mbere nka 2 cyangwa 3 ufite cyangwa umwe, ubuzima bwabo bumeze gute? Kuko ntabwo umugore yabyara buri mwaka umugani uko bavuga, kandi yenda afite ubuzima bugize bute butari bwiza. Urumva rero mutekereza, mushaka impamvu, twebwe njye n'umugore wanjye tubayeho dute, ubuzima bwanjye bumeze bute, ese abana nzabyara nshaka kubaho uburere bumeze bute? Urumva muri iki gihe turi kwinjira mu kintu cyo guteganya imigambi ry'ubuzima. Nuva n'urugo rukora gahunda, tukamwakora gahunda. Iki kintu cy'iteganyambyaro nta wundi muntu waza kukigira ute, kukimbwira ngo byara 3 cyangwa 4 cyangwa 2, kukize ntabyara 5 cyangwa nkabyara 1. Bombi no gushikariza umugabo n'umugore kwicara hamwe bakora gahunda y'urugo, bakaribure bashaka guha abana babo, kuko ushobora ati ndashaka kugira nzabyara abana 2 bazige neza, bajye mu universite, birwaneho. Urumva kureba ejo hazaza urugo rwacu n'abana barimo. Niyo mpamvu Kiliziya Gatolika ivuga iti twigisha umutima nama w'abantu bashakanye bo ubwabo bihitiremo iki iteganyambyaro. Ibyo bita ubwishingire bwa kibyeyi. Nk'ababyeyi turifuza ko urugo rwacu n'abana bacu bazabaho neza gutya, sibyo? Yenda ukambwira uti none se uburyo bakoresha ni nk'ubuye? Ni uburyo bunyuranye bitewe n'imihendagurikire y'ubuzima bw'umugore cyangwa bw'umugabo, nabivuze. Ariko ikintu cyane bibandaho ni uko Kiliziya Gatolika yemera, bisubiremo, yemera ko umugabo n'umugore bashobora guhitamo gushyira umwanya hagati y'umwana n'undi. Umwanya bishaka kuvuga ngo niba mbyaye umwana ushobora ati tuzongera tugere dute tubyare nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4, bitewe n'ateganyamigambi dufite mu rugo rwacu cyangwa n'ubuzima bwacu ko bumeze n'ubukungu dufite nta wabitindaho. Ubwo rero bashobora guteganya urubyaro rwabo, bagashyira umwanya hagati y'umwana n'undi bitewe n'ateganyamigambi bakoze. Ikindi bakoresheje iki? Ubwo buryo bwa kamere bwo kumenya gute, kumenya imihindagurikire y'imyororokere y'umugore. Ubuzima bw'umugore bwinjiramo cyane, bityo umugabo akamenya umugore n'umugore akamenya umugabo, bagasangira ubuzima, bakaba bakwigomwa muri iyi minsi y'uburumbuke nk'uko tubivuga, kugira ngo nyine bagite bashyira umwanya hagati y'umwana n'undi. Urumva bisaba iki? Bisaba kwimenya, bisaba kuganira, bisaba kwitsinda. Kandi muri iki gihe bajya bavuga ngo bora buryo Kiliziya ngo iteganya ngo bora rukomerega ngo ntago abantu babushobora. None se abantu turi inyamaswa? Tukira aho ngaho nyine bamugani abantu bavuga ko ubu buryo ababushobora bisaba ibintu byinshi. Hakaba hari ubundi buryo wenda mutatubwiye bukoreshwa ahandi, uburyo bugezweho bwa gihanga, aho bakoresha imiti n'ibiki. Ubundi ubwo buryo haryo mu bunenga ku buryo butakoreshwa. Impamvu urabona kuwe ko guhitamo, twebwe abantu twigisha n'abantu bafite roho n'umubiri, bashobora guhitamo ikintu bakamenya kwitsinda. Nuva twubakamo abantu n'iki no gukoresha za mbaraga Imana yabaremanye, kuko Imana ntabwo yaturemye nko gukora nk'abantu byose batugenera. None se umuntu ngo byananiye nuva ko ugera ahantu ugahinduka nk'imashini bakoresha. Ntukoresha umuntu bwawe. Imana turi abantu ariko yaduhayemo imbaraga zikomeye. Ngwe nk'urugero, ubu se ko hari umuntu babwira nko kwa muganga byagiye bibaho, bagiye batanga n'ubuhamya bakamubwira ati amategeko yemera yuko uyu mwana ufite mu nda nitukubyaza arapfa cyangwa wowe wa mubyeyi we upfe. Hitamo rero uyu mwana wundi mwarashyingiwe muzabyara undi tuyikuremo. Ni ryari se ababyeyi bagiye bajya kwa muganga bakaganira umugabo n'umugore bati aho kugira ngo mu buzima bwanjye nzahore nishinja icyo gikomere gikomeye ko nahisemo ubuzima bwanjye kurusha ubw'umwana wanjye, muganga mukuru ko mushoboye mumbyaze n'ibinturukeho. Hari abatanze ubuhamya ati tugiye kubona tugera dute, baragerageza ndabyara umwana baho, nanjye mbara amezi 6 mu bitaro. N'umugore avugaga kubera ko nabiganije n'umugabo wanjye avuga ati uramenye utazagira icyo gikomere kizahora mu buzima bwawe.
ati nuko umwana se ntafite imyaka 25 ubu se ntahari ati yo mureba mbona ko iki ko nahisemo hafi 99% ko Imana yandemye. Urumva rero ntabwo twa dukoresha nka 5% ngo ntitwabishobora nyine ntacyo ni umuco twaba tugira ute imbeho ku buryo bworoheje nyine twabishobora. Urumva ni umuco umeze gutyo kirizi kubakamo umuntu zambaraga Imana yamuhaye zo guhitamo ikintu gikomeye. Gusa n'ujye ubona abatagatifu benshi bateza bikarikuta bagiye ahitamo ati ngiye kujya mfata bari abantu mbane nabo n'indya dukenza asangira nabo, kandi ukabona ari kwibakamo umuntu. Bajya bavuga ngo burya ikintu duhisemo umuntu aba umuntu kuko Imana yamuremye ryari ngo uhisemo ikintu cyo mu rwego rwo hejuru, ubundi ugatuma umuntu bwawe guhitamo ikintu cyoroheje. Ngo nk'urundi rugero ni nko wavuga uti ngiyewe rega ntabwo nabona amafaranga yo kubaho, ngiye kwicuruza, ngiye kuba indaya. Urumva icyo cyemezo ufashe ni uvuga ngo sinajya harango nanjye mfata agatebo njye gucuruza hariya, ngiye kwicuruza nibonera ibifaranga mbeho gutyo. Urumva si ikintu kikubaka. Imana kirubaka wenda arabona ayo mafaranga ariko afite ikindi kisenya zambaraga ifite muri kuzikoresha nabi. Ndashaka kutsindagira ku kantu nyine kiriza yigisha umutima nama kugira ngo abantu bagira ati bakoresha imbaraga Imana bateyemo bahitamo ikintu cyiza kibera n'abandi urugero. Kuko ibyo uhisemo ubonye ibyo bintu ariko barabona iki uri gutoza n'abana kuzajya bicuruza kuba indaya, kudahitamo ikintu gikomeye. Ni gutyo niyo mpamvu kiriziya ihitamo uburyo bwa kamere bwubahiriza iryo teko ry'Imana kandi ryubaha n'umuntu, rirakubahisha. Rega uhisemo ikintu cyiza ukabana gipfira. Tuvuga nk'abamaritiri bagiye bapfira Imana, bapfira ikintu gikomeye. Hari n'abandi bagiye bapfira abandi nko mu ntambara cyangwa muri jenoside mwagiye mubibona. Abantu bavuga ati ngiyewe bana abantu bari bahisha iwanjye ntago nabatanga ikintu kinebu kitazanzaho. Urumva umuntu abahisemo ikintu gikomeye ashobora no kwasiga ubuzima bwe. Nta gutoza rero abantu ba muri iki gihugu n'ahandi hose n'abakristo bacu kujya bagira bate bamanika amaboko mu byemezo bafata mu buzima bwabo. Muri mumaze gukomeza kujyanye n'ubusugire bw'ingo nk'imwe mu nzira mufasha kwigisha abakristo kumva ko bagomba kuba ababyeyi bazi icyo bakora n'ibingibi bijyanye no kuba bakumvikana bijyanye no guteganya imbyaro bakoresheje uburyo bwa kamere. Ese iby'ubusugire bw'ingo byubatse bite? Uhabishaka ibona ate? Izo nyigisho zitangirwa hehe? Serivisi y'ubusugire bw'ingo ikorera mu rwego rw'inama y'Abepiskopi Gatolika, ubundi rugakorera mu madiyoseze yose, hari umuntu w'ibishinzwe. Ubundi rugakorera mu maparuwase yose no mu mavuriro yose ya Kiliziya Gatolika. Aho habara abantu batanga izo nyigisho, hari abantu bahuguwe batanga izo nyigisho kandi ku buryo buhoraho. Kubera ko iyi serivisi bura nayo ijyana no gutera imbere k'ubuganga, k'ubuvuzi, ikagenda ifata za metode nshyashya ikazigisha neza, kuko hari n'abashakashatsi bagiye babikoraho ubushakashatsi bakanemera n'uburyo bwa kamere ko ari uburyo bwizewe, ko ari uburyo nawe MS uriya muryango mpuzamahanga wita ku buzima wemeye. Noneho hari ibihugu byinshi nka Zaire muri se babifashe nka gahunda ya leta, ahubwo bakashyiraho amafaranga kugira ati kuko iyi gahunda yubaka abantu indangagaciro bakazuba. Ko ntago abantu bigisha muri serivisi y'ubusugire bw'ingo metode cyangwa uburyo bakoresha, ahubwo bakoresha n'iki, banabigisha indangagaciro zirimo izi: kuganira mu muryango, umugabo akamenya ubuzima bw'umugore, ubuzima bw'umwana, guteganya iby'urugo, bakabigisha umugore ntabe nk'igikoresho cyo kwishimisha gusa. Izi ndangagaciro zubaka umuryango wabo. Ntabwo no kwandi ujya mu kigo nderabuzima, mfashe nk'urugero, bakaguha iki uburyo wagira uti fata ipirire ubundi uzasa mu butaha, ari ugahita utaha. Naho tubigisha n'iki, nizibera buryo bwa kamere, kandi bakigishwa n'iki, n'indangagaciro zubaka urugo rwabo. Niyo kintu gitandukaniyeho buriya. None se aho ngaho hari ubwo mujya mubona ubuhamya abantu baza babagana nyuma bababwira bati za nyigisho zatugiriye akamaro, dore ibyo twakoze, dore ibyo twagezeho. Za ngero nakubwiye nizo za mbere, nka rwa rugo rwatanze bwa buhamya. Ariko hari n'abandi benshi ikintu baza bavuga cya mbere bya bintu burya twari tuzi ko tuganiye serivisi, tuzi ko
bagiye twigisha za metode cyangwa uburyo bakoresha, ariko byubatse urugo rwacu. Atuzi ko njye najya ntaha nijoro, njye nakwitaga umugore wanjye, njye sinamenyaga n'ubuzima bw'imyororokere bw'umugore wanjye, ntabwo nari mbuzi. Ariko muri serivisi yaranyubatse. Iyo ugeze mu rugo rwacu usanga twe n'abana dushyize hamwe, dufite ubumwe hagati yacu, ukumva ahubwo bari gushima n'icyo kintu cyawubatsemo. Ari nacyo iyi serivisi buriya inubaka cyane, no kumenya kwitangira urugo, ibyo byubakamo cyane. N'uvuga ngo ari umusanzu mu by'ukuri mu bijyanye n'imyitwarire bijyanye no guteganya imbyaro, kandi noneho n'umuntu tumwubaka, n'uvuga ari umusanzu ukomeye cyane. Ariko tukivuga n'ubundi ku ngo, hari amakuru tugenda twumva hirya no hino, ingo zigenda zisenyuka, kandi ugasanga ni ingo zikibana maze umwaka, imyaka iri munsi y'10, ugasanga mu rukiko nibo bari gutongana, nibo bari kuburana bagira ngo batandukane, kandi ubona bwose batamaze igihe, kandi muri abo ngo usanga harimo n'abakristo turika barimo. Mwebwe iyo nk'abantu mukurikirana iby'umuryango, murabona ibi biraterwa n'iki? Ese Kiliziya Gatolika mu Rwanda yo yaba ibizi, n'ibibizi yaba iri kubikoraho iki? Urakoze. Ni ikibazo gikunze kuvuga muri iyi minsi ko gatanya yiyongera. Bagatanga imibare muri minisiteri bishinzwe mu mirenge, bakasaba na Kiliziya Gatolika ati namwe muduhe umuganda muri iki kibazo mu kwigisha abantu. Uwo Kiliziya irigisha buriya umutimanama. Mu rukiko rwa Muhanga, urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, imanza kuri uwo munsi wenda sinzi niba bari bazihuje, ariko wasanga harimo izagatanya nyinshi. Ndahera ku kintu kimwe mvuga nti inkingi 3 zubaka urugo rw'abashakanye ni izihe. Na Kiliziya igomba kwigisha abantu, gushishikariza abantu, na leta igomba gushishikariza abantu. Inkingi ya mbere, abantu bagiye gushinga urugo ni imiryango ihana abageni. Iki ni ikintu gikomeye cyane, imiryango ihana abageni. Ndiye kubisobanura izo nkingi uko ari 3. Imiryango ihana abageni, reka nazivuge bwa mbere, ni imiryango ihana abageni, ni amategeko ya leta aringira abashakanye, hakaba n'isakaramento ritagatifuza urwo rugo rw'abashakanye. Nibyo bintu 3. Imiryango ihana abageni bishaka kuvuga iki? Impamvu haba za gatanya nyinshi nuko abantu muri iki gihe bajya gushyingirwa bataziranye cyane bihagije, bamenye akana gatoya bagahita bakubita imbere y'ababyeyi ngo tuzashyingirwa ku itariki n'iyi. Urumva imiryango ntago yinjiye mu guherekeza abo basore, umusore n'inkumi, mu kubamenya, mu kuganira, mu kubagira inama mbere yuko bashyingirwa. Uhita ubibona nyine. Iyo nkingi ya mbere bigirite tubyite n'amashyiga 3, niko umuntu yakumvikana neza. Amashyiga 3 atuma urugo rw'abashakanye rutagira rukomera nangahe nyine. Imiryango ihana abageni ikaganira, igaherekeza abana babo, ikabageza ku bukwe. Tugaruke ku baranga naho kandi bavuga ngo bagiye gusaba no gukwa bakana n'imezi menshi, kuko burya byari byiza bazaga bafata irembo bagasaba bagakwa, ukabona bashingiye umwaka ukurikiyeho. Ibyo bifasha umusore n'inkumi no kumenya kwifata, kumenya mugenzi we neza, bakamenya bihagije ku buryo bazashyingirwa bahisemo icyemezo cyo kujya mu rukiko bamaze kumenya ibyo ari byo. Wabonye ko na Kiliziya Gatolika yatangije ya gahunda yo kwigisha amezi 6. Mwabonye ko no muri iyi minsi na leta ifatanyije n'abanyamadini baganiye no ku nyigisho zajya zihabwa abageni ku murenge mbere yo gushyingirwa, aho kwigishwa iminota 20 cyangwa 30. Nakunze ko minisiteri yabizemo imbaraga muri iyi minsi iti natwe turagira ngo tujye twigisha abantu igihe kinini bamenyane. Ako ni kimwe uhita wumva nyine gatanya impamvu ihari. Icya kabiri, ayo mategeko ya leta ese abagiye gushyingirwa baba bayazi. Ivangamutungo niba baryigishwa iminota 10, 30, isaha imwe. Hari n'abatafite interineti ngo bajye no kubisoma, akaza agasinya gusa, ejo bundi ukabona n'iki sinari mbizi gutya. Amategeko ubundi abiri yo kurengera umuryango, buriya itegeko ry'umuryango cyagombye kwigishwa abagiye gushyingirwa, bakarimenya, bakamenya icyo bagiye guhitamo, bakabigisha n'uburinganire icyo ari cyo cyangwa ubwuzuzanye nk'uko babivuga. Kuko ririya hame buryo uburinganire hari abaryumva nabi akajya gushyingirwa atazi n'ibyo ari byo.
urumva amategeko ya leta arengera umwana, arengera abashakanye, ariko yigishwe n'abantu bagiye gusinya babimenye. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu ni isakaramentu buriya, nacyo ni ikintu gikomeye buriya. Iyo ibintu bivuye mu babyeyi bikajya mu mategeko ya leta, mu karere cyangwa ku murenge, ubundi bigasozwa n'isakaramentu, uba wubatse ikintu cyubakiye ahantu, niyo cyahura n'ingorane burya hari igihe bajya gusenga bakajya hagane bakiyambaza izindi ngo z'abakristo, bakabagira inama bakumva. Naho umuntu udasenga burya abuze n'indangagaciro mu buzima bwe. Urumva nacyo ikintu gisenya za gatanya, ntibanasenga nyuma yaho nyine bumva ko ntabwo ari ukubana mu buriri, ntabwo ari ukugira ate, n'ibyo nabyo birimo byinjira. Ndumva umuntu adatinze ku bintu bisenya by'ingenzi yavuga ibyo ngibyo. Abantu bataziranye, abantu bashyingirwa bashaka ubukungu, bashaka harimo izindi mpamvu nyinshi. Ikindi ndangirizaho gikomeye, ikinakomeye ni uko muri iki gihe kubana n'umugabo umwe cyangwa n'umugore umwe bigora benshi mu bamaze gushyingirwa. Benshi baragerageza, hari n'abitsinda nyuma yaho, ariko burya abasore n'inkumi b'iki gihe bishora mu buzima mbonezabitsina, mu mibonano mpuzabitsina bakiri batoya, kandi murabibona muri za universite n'ahandi, ku buryo ajya gushyingirwa kuzabana n'umugore umwe, kuzabana n'umugabo umwe bikamugora. Ubonye ko impamvu ya mbere ya gatanya nabyo ni ubusambanyi cyangwa kurarikira abandi bagabo n'abandi bagore. Nk'icyo nacyo ni ikintu gikomeye muri iki gihe. Barirekura cyane mbere yo gushyingirwa, ku buryo kubana n'umwe cyangwa bigorana. Nicyo navuga. Noneho nk'ibyo byose wenda n'ibindi mutavuze, nka Kiliziya Gatolika muri kubikoraho iki? Ikintu cya mbere nakubwiye ni kimwe, gutegura abageni hakiri kare, bakiri batoya, bakiri muri za gahunda z'urubyiruko mu miryango Kiliziya Gatolika, gushyiraho rya shuri ry'abafiyanse rimara amezi nk'atandatu byibuze, na Papa Francis yabivuze muri iyi minsi muri ya nyandiko ya Moris Laetitia. Ikindi no guherekeza ingo zigishyingirwa mu myaka mbere na mbere 5 ya mbere, kubera ko imyaka 5 ya mbere buri irushya gute, kubera ko abantu baba batangiye ubuzima hamwe, batangira ubuzima hamwe mu minsi umwe ukurikiyeho bakabyara. Wa mugabo atangira baba we umugore ari kwita ku mwana amasaha 24 kuri 28, agatangira kumva ari wenyine. Uva hari ibibazo byinshi bivuga, ubundi ukaza kubona umugore kugira ngo abeho aricya telefona nyina, mama none se ko umugabo wanjye atagize apeti mbigenze, akagira ngo urugo rwe ruraba kopi y'iki y'urwi wabo. Urumva hari ibibazo urugo rw'abashanyiro gitangira guhora nabyo, kuko ntabwo babyitoje. N'urugendo batangiye bombi, bafite n'ibikomere yenda bamwe makajya arakara vuba, makajya hari n'ibikomere by'ubuzima umuntu yikoreye mu buzima bwe. Bakeneye gufashwa imyaka 5 ya mbere, guherekezwa n'izindi ngo zigerageza. Kuko harajya bavuga ngo rega ngo zinararibonye, ngo zinyangamugayo ntazikibaho, ariko hari zigerageza, hari zawe n'ibibazo zikabitsinda, hari zisenga. Nicyo rero uko guherekezwa se muri iyo myaka 5 mu by'ukuri bakorerwa iki? Ikintu bakorerwa ni ikintu cya mbere, yenda gufasha abo bagishakana kuganira, kubwizanya ukuri ku bikomere bahuye nabyo, kubafasha kubyakira, kubafasha kwakira umwana, kubafasha gukora gahunda y'urugo, kujya gusenga no kuganira n'abandi bantu bashyingiwe. Kuko gahunda y'ubona ngo abantu bahurira hamwe muri weekend baze kuganira, umwe akaganira n'abandi, ese umwuka mubaho mute, kuko bituma n'akabazo muhuye nako, aho kwihutira ngo kujya ku murenge ngo mudutanye, aho utekereza nk'umuntu avuze ati umugabo wanjye ntabwo akimbwira sheri, aho konyine ukabona ngo mbese byahaga urugo rwahagaze, kandi akantu bashaka kurenga. Iyo uganira n'abandi bati twahuye n'ibibazo sinzi uyizo bati ahubwo yarankubisa nkura n'iryo, n'ubu tumaranye imyaka 20, twariyunze tumaranye imyaka 20, none kano kamafuti ngo atabana ariko mu gishyingirwa ibintu byanyu simbyumva, ngo uko atakubwiye sheri baba. Urumva nyine nk'ibyo nyine hari akantu kamafuti, kuko amategeko biteganya ngo nubona bitagenda ngo uze ngo tubatanye, ukabona urukansa ahubwo wisenyeye iki, abana mwabyaye mu gifitenda barandagaye umwe cyangwa babiri, ubundi umugabo uramutaye cyangwa umugore amutaye, kandi mwari kugira mute, mwari kurenga icyo kintu mukaniyumva mufashwe n'abandi. Naho nshaka kubivuga.
murakora ku bagiye gushyingirwa no ku bashyingiwe n'abitegura noneho mbere yaho rwose mu rubyiruko rusanzwe gutarajya n'uwo mugambi hari ikintu mubafasha kugira ngo mu guteganya ko ingo zabo nyine zizashobora gukomera ntizihite zisenyuka. Uretse abagiye gushinga urugo n'amaze gushinga urugo, ubundi umwana ategurwa kare, hakiri kare, kuva kivuka ahubwo kumenyereza nyine mujya mubona ukuntu ababyeyi batozaga abana kumenya kwitsinda, akabigisha ubuzima bw'imyororokere yenda batangiye gukura gatoya gahoro gahoro akurikije ikigero cy'umwana. Ariko hari gahunda kiriziya ishyiraho nyinshi zinyuranye, mujya mwumva utugoroba tw'abana, ubwo n'abana batarakomezwa bari hasi yaho mu mashuri ya primaire secondaire, bakabatoza kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika, babigisha indangagaciro no kumenya guhitamo vocation yabo cyangwa umuhamagaro wabo. Nacyo ni ikintu gikomeye kuko hari imihamagaro ibifitanye isano, ugushyingirwa no kwiha Imana. Ndetse hari n'abajya bavuga ati nimubona n'umwana ushaka igitekerezo cyo kwiha Imana mwimubuza, niba ashaka kujya kumuhereza muto, kuko ntawe uzi icyo umuntu azaba, kandi ikintu cyose umuhamagaro agenda umuntu awubaka gahoro gahoro. Hari gahunda rero zigenewe abana baganirirwamo izo ndangagaciro no gutuma bamenya iby'umuhamagaro wabo. Hakaba na gahunda z'urubyiruko zikorerwa ahagana he mu maparuwase cyangwa mu mashuri bigamo muri za sogonderi na universite. Buriya mujya mubona ko haba ngo icyo bita ngo communauté gatolika yo muri universite. Byaratangaje ko muri iyi minsi ariho havamo abantu badufasha mu paruwase, dushyira mu nama nkuru za paruwase, niho havamo abantu bajya kwiha Imana muri za grand seminaire. Hari abapadiri barangije muri za Kiye, muri za Kiste. Urabona ko hari ahantu hose iyo bareze neza ukarera umuhamagaro wabo, yakwiha Imana, yajya gushinga urugo, uburi ufite byibuze amahirwe nka 90% ko hari indangagaciro wamushyizemo kandi butabi bigaragara. Murakoze kuba mutubwiye umusanzu wa Kiliziya mu gushaka gukemura iki kibazo cy'ingo zihita zisenyuka ariho zigishingwa. Ariko reka tubijyanishe n'ikindi kibazo kikunze kugaragara mu miryango. Aha ndavuga ikibazo cy'abangavu batwara inda bakiri bato, batwara inda bakiri iwabo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga bibaviremo ingaruka nyinshi. Binumvikana ko umwana abakiri umwana cyangwa arere undi ejo hazaza haba hagize ikibazo, hangiritse ibintu bitandukanye nk'ibyo ngibyo. Ese Kiliziya iri gukora iki mu rwego rwo kuvugutira ikibazo nk'iki umuti ukwiye kandi urambye? Nk'uko twatangiye tubivuga, Kiliziya irigisha, igatoza abantu n'imico myiza, igafasha n'abantu kumenya gufata ibyemezo mu buzima bwabo. Ikintu cya mbere nahera nka mbere y'uko umuntu aba mukuru agira ikigero cyo yabatwara inda, nicyo umuntu yavuga. Ikintu bigisha abantu Kiliziya no muri misale gushyiramo imbaraga mu mashuri no mu ngo z'abantu, ababyeyi kuganiriza abana babo n'urubyiruko ibyerekeye imihindagurikire y'umubiri wabo, ku byerekeye ubuzima mbonezabitsina, imihindagurikire yabo yenda bitya, icyo igishyiramo imbaraga. Icya kabiri no gutoza abantu ubusugi n'ubumanzi. Cyari ikintu kiza mu muco wa kera nyine, yego hari ibintu bakoraga bavuga ngo bagiye kubajugunya ku ijwi n'ahandi hose, ariko wari umuco mwiza ko umukobwa ashyingirwa akiri isugi, umuhungu ajya gushyingirwa akiri isugi atarabonanye n'andi bahungu cyangwa abakobwa. Ni umuco mwiza w'ubusugi rero n'ubumanzi. Babonye ko muri iki gihe kubera ko abana babona ibintu byinshi n'urubyiruko n'ibintu byinshi, usanga barurwa n'ibyo bintu, yenda n'ubukene, hari ibintu impamvu nyinshi, ariko kongera kubatoza muri izo ndangagaciro ahagana he mu rugo. Hari akandi kantu nakundaga twiga ibintu nk'ibi, abantu bavuga ngo abaromani ngo n'abagereki ngo ababyeyi babo ngo bahitiragamo abana babo ngo inshuti nziza. Kari akantu keza no mu Kinyarwanda bibaho. Mujya mubona nk'umubyeyi yabona abana be bajya gusura urundi rugo rurimo abana b'ibirara, akabakubita cyangwa bati ntimuzasubire hariya. Urabona akuntu keza ngo guhitiramo abana inshuti nziza no kubuza abana bacu kujya muri utwo dutsiko tw'inshuti mbi. Babonye ko n'abantu banywa drogue bitewe n'inshuti bahuye nazo. Iyi mwana n'urubyiruko ntimukajye mu kigare kibi. Ubu nanone no kubwira ababyeyi mujye mume inshuti z'abana bawe nizihe.
zibaho zite, imiryango bajyamo ni iyihe. Ntabwo ari ukubuza abana ngo bo kujya mu yindi miryango, ariko iyo bajyamo ni iyihe. Ese bagiye kurya barasenga, barase bajya mu misa, barase bafite indangagaciro. Tujye n'ababyeyi batangire bamenye inshuti z'abana babo, aho bajya nahaganaye. Naho undi usanga ababyeyi muri iki gihe baramanitse amaboko ngo rega abana ngo baturusha ngo amakuru menshi, wowe se washatse ukamenya n'uburenganzira bw'umwana, ariko nawe yashaka kubamenya. Ndumva rero icyo kintu mpereye ku gace ka mbere, ese kugira ngo badatwara inda ziriya ese ngo z'indaro cyangwa bakiri batoya, nicyo kintu twashyiramo imbaraga. Na Kiliziya ikigisha abantu muri za club bakora mu mashuri, muri iyo miryango ya Kiliziya Gatolika, mu tugoroba tw'abana ikabigisha ibyo ngibyo. Icya kabiri warugezeho ko se umubare wiyongera, ubu bigende bite? Abo se batwaye inda tubagenze dute? Ntabwo nkubwira ikintu cya mbere, ntabwo Kiliziya babwira ngo muzikuremo. Iki rwose kwica umuntu, kizitoza umuco wo kubaha ubuzima. Ntabwo babwira ngo mugende ngo ufite imyaka 15 ugenda kwa muganga bayikuremo. Yigisha umutimanama wabo n'uw'ababyeyi. Ariko ngiye ikintu kugira ngo wumve igisubizo Kiliziya itanga, ugomba no kwanza kumenya ikibazo ahura nabyo. Umuntu wabyariye iwabo ari muto, ikibazo ahura nacyo ni ikihe? Ikintu cya mbere ni ubukene. Icya kabiri, umwana biragorana ko yakirwa n'ababyeyi n'umuryango mugari. Icyo ni icya kabiri gikomeye. Ubukene wabigenza uti? Nuko Kiliziya ibashyira hamwe mu matsinda babyariye iwabo, kugira ngo bagire bate, niba uyu muntu atiga abashe kwiteza imbere mu dutsinda, yenda udushinga duciriritse. Icyo ni kimwe. Ikindi cyabiri kinakomeye tuguma no guheraho, Kiliziya inaheraho, hari bamwe bagiye babigerageza hamwe na hamwe mu paruwasi. Uyu umaze kubahuriza mu babyariye iwabo, yenda harimo batoya n'abakuru gato bafite 18 20, bagira bate, baganira ku buzima bwabo, ukabafasha kwiyakira, ukabafasha no guhesha amasakaramentu. Burya duhura nacyo cya mbere, umwana abyariye iwabo arabati umuzambatiriza umwana ryari. Ndumva kuko biramufasha ko umwana atangiye guhabwa amasakaramentu, yigana n'abandi, akumva biramuhumurije. Kubashyira hamwe kwafasha gukora udushinga duciritse kugira ngo ubukene baburwanye, kuko yarwanyije ubukene ntabongera kujya kubyana umwana wa kabiri n'uwa gatatu. Urumva ubukemuye n'ikindi kibazo, ntabwo komeza kwishura mu busambanyi cyangwa ngo agira ati akikongera gushakisha amafaranga, kuko aravuga ati nabyaye kubera ko yanshukishije ibi n'ibi mu rugo, nta benevani nabonaga n'iki byose. Icyo ni kimwe. Ikindi gikomeye umuntu yanaheraho no kunga abana n'ababyeyi. Uriya ni ikintu gikomeye cyane, gufata umwana wabyariye iwabo akiyunga na nyina, akiyunga na se, akiyunga n'abandi bavandimwe bari mu rugo. Bifata umwanya munini cyane, ukaganiza mu kwabo, ukaganiza ababyeyi, umugabo n'umugore, ukazoganiza abandi bana, ukabona wakoze umunsi mukuru. Wa mwana baramwakiriye mu rugo nk'umwana nk'abandi. Hano uruzi ko mu Kinyarwanda n'umwana wavutse gutyo bamufata nk'umwana nk'abandi, ntagahabwe iki, uburenganzira nk'ubw'abandi. Kiriya cyo ni ikintu gikomeye, ni nacyo umuntu naheraho, najya mperaho. Wabyariye mu rugo yaba akiri muto, akiyunga n'ababyeyi, akiyunga n'umuryango mugari, akiyunga n'abandi bavandimwe be, kuko icyo gihe n'ushaka gusubira mu ishuri yasubirayo, kuko avuga ati umwana mama yaramwakiriye, umwana papa yaramwakiriye mu rugo, bityo akaba yasubira no mu ishuri neza nta kimuziga. Ndumva ariyo gahunda imeze gutyo. Ariko noneho tushyire n'uburi ku gukumira ko byakomeza kuba cyangwa imibare yagenda yiyongera. Tuvuge nko muri leta hari imanza, nk'abagabo, niba hari umugabo ugaragaye wateye umwana iyo nda, agakurikiranwa akabihanirwa. Sinzi wenda niba nta rugero rufatika mfite nk'umukristo gatolika w'umugabo ukuze ati umwana inda, ese aho ngaho nta nyigisho muteganya kuri abo bagabo cyangwa se ibihano? Kera hari igihe nayo urumva umuntu bamufungiye amasakaramentu kubera ko yakoze ikintu iki, ese nta bihano mufite byo muri urwo rwego? Urakoze, ahubwo urakoze kunyibutsa aho kantu. Nari nkibagiwe ko wabonye ko na Papa Francisco yabibwiye mu mabwiriza bahaye abepiskopi n'abasaserdoti n'abandi bose, babwiye ko abo bantu bagomba kugera ate kubafasha ubye kujya kwirega muri leta, cyangwa uwo mwana yaba ari mukuru afite nka 19 bakajya kujya ate kwiyemeza no kurera abo bana cyangwa kubafasha. Ariko ikintu cya mbere nakunze ko hari n'amashyirahamwe ubu ya leta ariho, y'abadamu,
y'ababyeyi afasha abana bahuye n'icyo kibazo kugira kubafasha gutinyuka kujya mu rukiko. Ku rukiko burya amategeko nicyo abereyeho ni ukurenganura abantu. Kurenganura abantu gute? Uyu muntu hari igihe bamuhana bamuteye inda, ikindi bakamuteka kugira gufasha uwo mwana. Donc burya amategeko nicyo abereyeho. Ibyo nabyo bari bati aba bantu mu batoze n'abakristo mu bigisha bino bintu bo ubwabo bashaka kugira intuza icyifuzo cyabo. Tuvugere nk'umuntu mukuru yenda kuko abaterwa inda ntago hari ari munsi y'imyaka 18 ariko hari n'imyaka 25 22 hari ubwo bumvikana cyangwa wakajya uvuga ati ngiye niyemeje kuzagira ati fasha uriya muntu. Urumva cyo gikemutse nk'abantu hagati yabo. Ariko ari umwana muto ho n'amategeko ya leta ndetse na kiliziya yashizemo imbaraga bagomba kubishyikiriza inkiko kuko arizo ziteganyijwe. Inkiko zisanzwe zikarenganura umwana niba bashyira imbere na mbere kuko atarageza ku myaka y'ubukure. Ndumva aricyo kintu nacyo urakoze kukinyibutsa. Ahubwo se buriya nyene muri uwo murongo nta kintu wenda kiliziya iteganya nk'uwo muntu wahamwe n'icyo cyaha bigiye mu nkiko akaba wenda mu kiliziya wenda ntacibwe ariko nawe akaba yakwiga mu bagarukiramana mbere yuko yongera kugaragara nk'umukristo usanzwe. Akenshi nyine ko iyo yateye inda cyangwa yarasambanyije umwana ukiri mutoya n'ubundi urukiko rumukatira imyaka abaho muri gereza, sibyo? Hari n'indi rumutegeka yenda azajya ura mwana kugira ngo abeho yige bakuye mu mitungo ye. Nyine agiye muri gereza ubu hari n'undi hari umuntu wa gereza ubu abo bantu bagezemo akenshi bagarukira Imana bakafasha kwicuza bakafata bagarukira Imana bakabahabwa amasakramentu. Byo birateganyijwe kuko n'ubundi gereza haba hari umupadiri bugiye muri diocese ushinzwe gusomera misa no gukurikira amasakramentu muri za gereza. Murakoze ku kiganiro cyiza muduhaye, ariko mbere yuko dusoza twaganiriye ku buryo bwo guteganya imbyaro, tuganira ku bibazo ingo zisenyuka zitamaze kabiri, tuganiriye kandi ku bijyanye n'ikibazo cy'abangavu batwara inda bakiri bato. Ndagira ngo nk'ubutumwa dusoza ikiganiro cyacu wenda mwibande ku rubyiruko abitegura gushinga ingo bitware bate bakore kugira ngo ntuzango zabo wenda hari ibyo mwatubwiye ariko no muri rusange haba mu rubyiruko gatolika haba n'urundi rubyiruko haba abemera n'abatemera bitware bate kugira ngo ingo zabo zikomere n'abana bazazivukamo bazagira uburere bukwiye. Ikintu ntabwira ni kimwe cyangwa wenda bibiri. Ikintu cya mbere ndabanza shime ko leta na kiliziya ndetse n'abandi banyamadini bari gushaka gushyiramo kugira ngo bategure neza abagiye gushyingirwa. Aka ni akantu keza rwose, na nyuma yaho nabikunze ko ngo dutahirize umugozi umwe niho turakora ikintu gifatika. Twagomye no komeza gufashanya mu byerekeye urubyiruko, twafasha kugira kutirekura rwose muri ubuzima. Mbona iyo kintu cya mbere kinaruhije cyane nyine kuko abantu bari gukura ahantu ibintu byinshi binyuranye bakumva ko kurya ubuzima hano hanze n'iki byose ugasanga bari kurya inkono itarashya nyine nk'uko babivuga mu Kinyarwanda. Gukomeza gushyiramo imbaraga ababyeyi, abarezi ku mashuri na kiliziya mu nzego zayo, gukomeza gufatanyiriza hamwe kurera mbere na mbere abana n'urubyiruko hakiri kare muri za ndangagaciro zishingiye ku bumuntu, ku muco wacu nziza n'indangagaciro zishingiye ku ivanjiri. Ndumva aricyo nabasaba kandi kiza nidushyira hamwe tuzabishobora. Hari ikintu wese kuvuga ngo imiryango ihana abageni, urubyiruko turugiriye inama ese ntirwongere kwishakira wakunze hirya ategereza ko ababyeyi bazamuhitiramo cyangwa bazamufasha guhitamo. Urakoze kukivuga. Niba ari imiryango ihana abageni kandi kuko urukundo ni umuntu ku giti cye ukunda uriya, icyo tubasaba ni uko badahushura urwo rugendo rwabo. Urugendo rw'abafiyanse nk'uko babivuga, urugendo rw'abafiyanse nabwo rugomba kumara igihe gihagije kugira ngo abantu bamenyane. Ni ikintu gikomeye. Rugomba kumara igihe kinini kugira ngo n'ababyeyi bamenyane, kuko nimugira ibibazo niho muzasanga. Nimutabashyira mu bintu byanyu bizazamba nabo batazi ibibazo muri gupfa, ariko mushobora no gushyingirwa mwarenze ikibazo ababyeyi baganiyeho. Kandi bijya bibaho, hari abantu bajya gushyingirwa ababyeyi ntibazemo, ariko utekereza mwaganiye mugakorana urugendo, noneho abantu bakabafasha ati
mureke abana bashyingirwe, nibagira n'ikibazo muzayote muzabagoboka, ariko nimukora ibintu byanyu ku giti cyanyu cyane ababyeyi bari hariya bizagenda bite, bizasenyuka vuba vuba. Niyo mpamvu nabivuze ni imiryango ihana abageni, ariko abakundana ni umuhungu n'umukobwa, ariko urukundo rwabo ubwo ruri mu rugendo bakeneye n'iki, nuko n'ababyeyi bakurikira urwo rugendo rwabo bakarumenya icyo barimo, umushinga barimo. Murakoze ku kiganiro cyiza muduhaye. Murakoze, nanjye ndabashimiye kino kiganiro. Murakoze cyane. Ariko papa, kamara numva padiri avuga ngo natwe abana dufite uruhare muri kiliziya, bishoboka bite? Bamuganira amafaranga tugira tukiri abana, ubwo byashoboka bite? ariko muri mwe waje tuba mugore aka kanya ribagiwe rero. ndabona ibintu bincanga kabisa, ariko ubundi wabivamo nk'igihe akimanara, ariko sinabwirwa n'iki niba ari byo mpamagarira. nuko twahenguka mu kiliziya tukaba turunamye tugatera gasigara n'ibibazo icyo bivuze kikanyura. Ariko si ubwo wambwira ute ko Bikira Mariya atari umugore nk'abandi ko subizaho. Ibibazo wibaza ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo. Misa, ukwigira umuntu kwa jambo, ubutatu butagatifu, indangakwemera, ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya n'ibindi. Byose bisubirizwa mu kiganiro Turi mu Rugendo, utegurwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri Radio Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Iki kiganiro kandi kiboneka no kuri YouTube channel yitwa Église Catholique Rwanda. turi mu rugendo.